warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muvandimwe ngarutse gusubiza ikibazo cya nyuma umuvandimwe yambajije cya teologiya, akaba aricyo nshaka gukomerezaho kugira ngo umuntu uko nangiza iyi seri ya, nubwo nyuma nzakora senteze iyi seri ya ibibazo nabajijwe ngo nerekane na akamaro k'iyo demarishe ica muri demarishe nabicishijemo. Icyambero, ijambo teologiya ni ijambo ry'Ikigiriki rigizwe n'amagambo abiri y'ingenzi twita theos, kivuga Imana, na logos bivuga disikuru y'inyurabwenge icukumbuye ku Mana. Ibi rero bishatse kuvuga ko iyo tuvuga teologiya ntabwo tuba tuvuga ubutumwa, tuvuga ibyahishuwe cyangwa tuvuga amagambo y'intumwa y'Imana. Tuba tuvuga ahubwo uko abantu bagerageje gusobanura iryo jambo ndetse no kurishyira mu ngero mu buzima zitandukanye. Ibyo twakwita nka interpretation, codification cyangwa systematisation ni icyo ngicyo ya teologiya. Icya kabiri, ikibazo umuntu yakwibaza ati se haba hari amadini atagira teologiya? Amadini yose agira teologiya. Niba hari atandukaniye he, ahuriye he ibintu nk'ibyo? Amadini yose mu by'ukuri ntagira teologiya. Kugeza ubu uko bizwi, amadini agira teologiya ni amadini yitwa ya monotheisme, amadini yemera Imana imwe kandi agendera ku byahishuwe. Itandukano riri hagati y'amadini agira n'atagira teologiya ni uko amadini atagira teologiya ashingira ku byo yemera no ku migenzo, donc les croyances et les rites. Mu yandi magambo, idini yabo ishingira ku marangamutima n'imigenzo. Ubundi akamaro ka teologiya ni uko ituma izanamo ikintu cya raison. Raison niyo isystematiza, ikonseptualiza teologiya, ibasha gukumira isesa cyangwa irenga ry'amarangamutima, donc ibasha gukontona débordement za emotion za muntu. Ikindi cya gatatu umuntu yavuga yakwibaza ati ese teologiya itangira ryari mu Bisilamu? Turifashisha impuguke mu bya teologiya, Dr. Al-Ajami avuga ko teologiya itangira mu by'ukuri nyuma y'imyiryane n'intambara zabaye mu Bayisilamu ahagana nyuma yo gupfuka n'intumwa y'Imana ahagana mu mwaka wa 657 izigamije gukemura ikibazo cy'ubutegetsi. Donc amaze kugira ngo Quran, rero ikibazo cyavutse aho kugira ngo Quran ibe uburyo umusingi w'imyigishirize y'iby'Imana, ahubwo igikoresho cy'abanyedini mwihangana n'irwanira ry'ubutegetsi bwo kuyobora imbaga y'Abayisilamu. Ngira ngo muzi ko byakomereje muri uwo mwuka mubi ukaza kuvamo amatsinda yatangiye ari aya politike, nyuma zo guhinduka amatsinda y'imyemerere ya Sunni na Shia. Kugira ngo wenda byumvikane neza, umuntu yakwifashisha amateka azwi. Ibyitwa Shia na Sunni bitangira bita Shiatu Ali na Shiatu Osmani, baje kurwana kugeza ku byiswe tahkimu nk'uko mubizi, imishyikirano yabaye hagati y'ingabo zo kwa Muawiya n'izo kwa Ali. Izo kwa Muawiya, izo kwa Ali ziyobowe na Abu Musa al-Ashari, n'izo kwa Muawiya ziyobowe na Amr ibn al-Alas waje kubyara nabo kubera kutumvikana itsinda ryanze ayo masezerano ryitwa Khawarij. Kugeza ubwo baje kuba abashia, abandi bita Ahl Sunna wal Jamaa, aribo basuni b'uyu munsi. Abasilamu b'abasuni n'abashia ngo bumva buri wese ari mukuri kuzuye, abenshi kubera kutamenya hari urwo rugendo n'inkomoko yabyo n'ingaruka bigira mu guhembera ibijyanye n'akoko tribalisme, nyamara biri mu by'ibanze Quran yari yaje gukuraho no kurandura burundu. Muri inkundura rero Al-Ajami atondeka atya amatsinda ya teologiya, hari abo yita abakadirite, abandi abajabarite, murijite, jahmite, harijite, ibadite, mutazirite, hanyuma nyine abashite n'abasuni. Ayo matsinda yose nyine yavutse muri iyo nkundura y'urwanira ubutegetsi, ryaranzwe n'imeneka ry'amaraso menshi y'Abayisilamu, ariko bagenda barushaho gutandukana. Uko bagendaga barwana niko bagendaga hacukurwa hagati yabo mu gutandukana. Buri ruhande rukavugisha ubutumwa bw'Imana n'inyigisho z'intumwa, icyo rushaka rugamije kwirengera no kwerekana ko ari rwo rwayobotse inzira ikwiye. Ariko barabona ni ikibazo cyo muri conflict uko bigenda. Iyo ni igice kimwe cya mbere gitangira muri iyo nkundura. Igice cya kabiri cya teologiya gitangirana no ku Busilamu buhuye n'ibitekerezo by'iyindi mico by'ubukristu n'intekerezo y'Abagereki, mu filosofi greke n'ubukristu. Nk'uko bizwi muzi ko Abasilamu bagiye baguka, impugu politike y'Abayisilamu yagiye yaguka, imaze ihuza izo ngero z'ibitekerezo, ihura n'izo ngero z'ibitekerezo, ihura n'ubwo Kristo n'ibitekerezo y'Abagereki.
nk'uko impuguke mu by'imico y'amateka n'abantu bivuga, Jacqueline Shabi avuga ko mu by'ukuri itsinda rya teolojiya ry'abamutazilize ryari rigizwe n'abahoze ari abakirisitu binjiye idini y'Isilamu maze bazanamo impaka deba zakorwa kuri Yezu na statuye yo kuba ijambo ry'Imana cyangwa ijambo w'Imana, bisingira nyine abayisilamu nabo batangira kujya impaka ku kibazo cya Korani nk'ijambo ry'Imana. Ese yararemwe cyangwa n'igice cy'Imana nk'uko byari bimeze kuri Yezu n'Imana? Iryo tsinda rero ryaje gusa nk'irigira imbaraga bien évidemment rishyigikiwe n'ubutegetsi bwo kwa Khalifa, cyane cyane uzwa rishyigikiwe n'uwitwa Al-Mamun wabayeho hagati y'umwaka wa 813 kugeza 833, maze rihabwa rugari ridegembya ryigisha ko Korani yaremwe ndetse kuzanarangira nk'ibindi biremwa byose mbere y'umunsi w'imperuka. Iryo tsinda ryari rihanganye, ariko ku rundi ruhande hari n'abandi abo kwa Ahmad ibn Hanbal yabaho Korani itaremwe iri mu Mana nk'ijambo, batuko nta batandukanya ijambo na nyiraryo. Byageze ku gihe ku mukhalifa witwa Al-Qadir mu kinyejana cya 5 Hijiriya cyangwa se cya 11, maze riciteka ku nyigisho za Mutazilite ziciwe ndetse n'uzigisha akicwa mu byo bise Al-Mihna. Nuko bya Korani nyine ko yaremwe byaje guta agaciro, bibura umwanya no kumenya kubyigisha. Ikintu gikomeye ni iki, nuko muri icyo gihe, muri iyo periode, nk'uko bivugwa na Tabari, kugeza kuri we nibura mu mwaka wa 923 byari bigishoboka kugira ngo imyumvire itandukanye kuri aya abantu abahanga cyangwa abanyedini bagire imyumvire itandukanye kuri aya iyi ni. Urugero rutangwa ni aya ya 12 muri surati ya 4, surati Nisa, ku kibazo kijyanye n'icyo bita al-karara. Al-karara ni ikibazo cyo kugabanya indagano. Tabari ubwe atanga akhbari cyangwa inkuru zijyanye n'icyo gisobanuro cy'iyo aya 28 zitandukanye, kandi bose bavuga ko zavuye kuri kanaka mezi zikaba zidasa kandi zisobanura aya imwe. Uko byagendaga bikura, ariko niko ubutegetsi bwagiye bukanda kugeza ubwo nyine bufashe icyemezo mu bijyanye na teolojiya, babishyira mu gitabo nyine ndakuka, icyo bita iyi musafu dufite uyu munsi, nyine noneho ibakodifiye irarangira, ntawe ushobora kucyongeramo. Ariko mbere siko byari bimeze. Bisa nk'uko byagendekeye abakristu muri 1925, aho umwami Constante yahaye umurongo ubukristu, atumiza inama ya konsili ya Niseya, ikabiye ubutegetsi ubukristu bugenderaho uyu munsi. Ubukristu bw'uyu munsi bwitwa ubukristu Niseya, muri Niseya. Kuvugwa himiko nyine igitekerezo cy'uko Korani itaremwe, ko ijambo riri mu Mana, ko nta waritandukanye ijambo na nyiraryo. Dr. Rajama avuga ko byagize ingaruka ebyiri z'ingenzi. Ya mbere nuko avuga ati niba Korani nk'ijambo ry'Imana rihoraho ibihe byose nkayo, niryo ryonyine soko y'amategeko agenga abantu, maze ubutegetsi politike bukaba bushinzwe gusa kuyubahisha no kuyubahiriza mu isi. Ubwo butegetsi nabwo ku rundi ruhande bukaba bubonye yitwa legitimite, mbese kuba bushinze imizi, bufite icyicaro giturutse ku Mana, ubutegetsi buturuka ku Mana, burarinda ibyayo n'Imana ikabarinda nk'ubutegetsi buvuye ku Mana. Naho abamenyi bakaba aribo bashinzwe kurisobanura no kuryamamaza. Ingaruka ya kabiri avuga ati kuba ijambo ry'Imana rihoraho nkayo, ni ijambo ribaye eternel, riva kuri yo, bata ubwenge bwa muntu ntibushobora kwishyikira, kuko ni ubutumwa infini budashobora kwinjira mu muntu fini. Kumva icyo rivuze byahariwe itsinda ry'abantu, ibyo bita ulama, bagerageza kumva, bafite ubushobozi cyangwa se sinzi niba barahawe, kuko ngo n'abasigira b'intumwa y'Imana, maze bakabibwira rubanda. Ngiye impamvu rero yifatanya ry'ubutegetsi bwa politike n'ubwo abanyedini mu gisa n'ishyigikirana utayegayeza, aho ubutegetsi politike burengera abanyedini, maze abanyedini bagahesha icyicaro, bagahesha legitimite ubutegetsi politike mu cyitwa nyine kurinda no kurengera ijambo ry'Imana. Nyuma y'iryo sesengura, Dr. Rajab avuga ko uku kwita cyangwa kuvuga ko Korani itaremwe byabaye inkingi ya mwamba yo gutagatifuza ibintu nka 7, ari byo gutagatifuza Korani, sakralization ya Korani, sakralization y'intumwa y'Imana, sakralization y'ubutegetsi bwa leta, sakralization ya sharia,
sacralisation y'urwego rw'abamenyi, sacralisation y'isobanura donc exegese ya Korani n'iya Islam dini. Iryo tagatifuza rifata Korani bunyago maze byambura burundu mu Islam usanzwe kuba yagira icyo ayitekerezaho, mbese kuba yagira icyo avuga ku bintu bitagatifu. Ibyo byose bibandakorwa. By'umwihariko ntashobora gutekereza kuri Korani, ahubwo Korani namutekerereza nako ku rwego rw'abamenyi rwayivugishije bagategekwa kubyakira atyo nta kwiyangambura. Urabona ko ubutegetsi bwa leta n'ubutegetsi bw'amadini bikorana bigamije guha umurongo rubanda, ikaba nta burenganzira ifite na buke bwo gukora kuri Korani ubwayo, nta libre arbitre bafite. Twavuye muri kwa Muntazira bemera ku libre arbitre, none tuje muri predestination. Predestination isobanurwa n'abanyedini, twebwe Rwanda tugakurikira. Mvuge gato ku gitekerezo cy'abamutazirite ku kijyanye n'iremwa n'ikutarema kwa Korani. Bavuga ko ijambo ry'Imana ritagira igipimo, bashingiye kuri aya 109 mu isura 18. Iriya aya ivuga ko n'inzuzi zaba wino, amashyamba n'ibiti bikaba amakaramu byazashira, ijambo ry'Imana ritari ryarangira. Iryo jambo rero rimeze iryo ridashira, iryo jambo ry'Imana ritarangira, bati iryo niryo ritaremwe. Ariko aya 6230 yago n'esheshatu ziri muri mushaf dufite dusoma zo zaremwe igihe zashyirwaga mu rurimi rwa muntu mu ijuru ry'umuhanuzi. Ko kurema Korani iyo dufite ya ayo dufite umubare utandukanye na yindi Imana ivuga ko ari infini itarangira. Batandukanye ijambo ry'Imana infini n'amagambo fini agaragara mu bitabo bitandukanye. Ikindi kigaragara muri iyo periode nuko nyine hari ihangana ry'ibitekerezo, abantu bafite ubwisanzure bwo kuganira mu bitekerezo bitandukanye, bibaho urubuga rwisanzuye abamenyi b'Abayisilamu, umwanya wo gucengera no kwakira imico y'abandi, maze bashinga iyo nyanja ngari biteye imitekerereze. Icyo gihe nicyo Abasilamu bita âge d'or, imyaka ya zahabu, aribwo nyine teolojiya na fiqh byubatswe, nibwo hadisi zanditswe. Bari bafite ubwisanzure bwo gukora umurimo wa gihanga, bien évidemment bifashishije ibikoresho bari bafite hafi yabo, kuko icyo gihe byose ururimi rw'icyarabu rwari rumeze nk'icyongereza uyu munsi, nirwo rwari ururimi rw'ubuhanga icyo gihe. Babinyuzaga rero nyine abayobozi b'Abasilamu nyine guhera i Baghdad bashinze icyo bita Bait al-Hikma mu mijyi yose y'Abayisilamu, za Cairo, za Keroa, za Espagne, imijyi y'Abayisilamu yose ishinga ibyo bita amasantere ya maison de la sagesse yo kwigiramo no kugiramo ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngira ngo nabyo byaje kuvamo ibyo bita disputation, ibyo bita soutenance ya doctora ituruka mu Barabu. Abahanga benshi n'abahungu b'Abanyaburayi barabyemera ko uwo muco w'ubuhanga umeze utyo bawukesha Abayisilamu, yekesha ngira ngo byavuzwe n'uwitwa Lopic de Mirandor mu 1100 mu kinyejana cya 15 yavuga ko icyo bakesha Abarabu ari ukuvuva le monde, la culture intellectuelle, babikesha Abayisilamu. Nyuma rero nyine ubutegetsi bwa politiki bwaje kubivanaho, nyine bushyiraho igitekerezo kimwe, ishuri rimwe rya teolojiya. Noneho abantu bajya mu cyo bita pensée scolastique isubiramo gusa ibyemejwe. Ibyari amasantere ya mujadala, bita mujadala, ibintu nyine byabaga muri maison de la sagesse, ibiganiro by'abahanga bifitiye imyumvire itandukanye, byimukira ibyitwa madrasa yo gusoma no kuririmba Korani batitaye ku byihatse. Iki gihe nyine abanyamateka bakita igihe cy'isubiranyuma, cyo bita decadence. Iyi decadence yateje ingorane z'ubwoko bubiri, mu buryo bw'imbere, mu buryo interne iteza ikibazo cyo guca ibiganiro mpaka bityaza bikongera ubumenyi n'ubushakashatsi. Naho mu buryo externe hanze, Ubusilamu bwaheje ibikoresho bya filozofiya y'Abagereki yabafashaga gusesengura ibyemerwa, aho bahimba, maze bagera naho bahimba imvugo yamamaye ivuga ngo imiryango ya ijtihad yarafunzwe, ibyo bita gharq bab al-ijtihad niko babyita mu Cyarabu. Professeur de la pensée islamique Mohamed Al-Koun avuga ko imvugo nk'iyo irimo ubuswa bwinshi, kuko uwo muryango d'abord ntubaho, unabayeho ntawe ufite imfunguzo zawo, ahubwo icyabaye nuko ibyitwa ibyo twakwita cadre social de la connaissance
mbese uburyo abantu babona aho bakorera bisanzuye zavuyeho, zituma havaho gituma ijtihad, ibintu bibura aho bikorerwa. Ni condition sociale zavuyeho, ifungwa ry'ubushakashatsi ryabaye, ariko nyine condition sociale zitepermeta ubushakashatsi ntibuba. Kuvuga ngo imiryango yarafunzwe nibyo yita nyine imvugo y'ubuswa. Umuntu yakwibaza ati ese niki cyateye irisubira nyuma? Professeur Suleiman Bashir Ndiaye avuga ko impamvu ari nyinshi, ariko nibura umuntu harebamo nk'iya zikomeye. Iya mbere yita icika ry'intege y'ingoma ya Banu Abbas, no kubona ko itagishoboye gukwira no kuyobora iyo mpugu yabaye nini, ibaye nini inanirwa kwigenzura. Abantu batangira kwigenga, za Misiri muri Espanye byatangiye na kera, kubera ko Khalifa Kordu atigeze, we yari muziko ari umuntu warokotse muri Banu Umayya, ashinga nyine leta ya Kordu, abana base nigeze bahagera. Hanyuma no mu yindi mijyi nko muri Maghreb barigenga, no mu teza nibazo nyine mu majyepfo igana muri Aziya yo hagati, mbese ntibari bakibasha guhuza iyo mpugu yose. Cya kabiri ni intambara z'abanyamisaraba, nk'uko mubizi zamaze imyaka irenga siècle ebyiri barwana n'abanyamisaraba, kuva mu 1995 kuva kuri Papa Urbain II, baragenda bageza mu mwaka hafi 1270 ngira ngo, ko nibwo intambara z'abanyamisaraba zarangiye. Hanyuma rero nyine zirangira zihereza itera ry'abamongole, barajeho barundura baza basenya Khalifa muri 1558. Ni icyo cyateje iyo decadence mu Bayisilamu. Ariko nta zindi mpamvu zindi ziza nyuma turazibona. Bigeze mu 1492 havuka fenomene ebyiri zikomeye zashenye Abayisilamu. Icya mbere nicyo bita Inquisition. Ni ukuvuga abayahudi n'abayisilamu birukuye muri Espanye, cyangwa se bababurija babategeka kuba abayisilamu. Uwanza kuba umukristo, plutôt babategeka kuba abakristo, uwanza kuba umukristo akicwa. Bacuzwa ibyabo nyine, barangara abayisilamu mu gice cya Espanye muri Cordoue. Impamvu ya kabiri yabaye mu 1492 ni ivumburwa rya Amerika. Ngira ngo muzi ko impugu y'abayisilamu yari inzira ibicuruzwa biva mu Burayi bijya muri Aziya, n'ibiva muri Aziya biza mu Burayi binyura mu mpugu y'Abarabu, bityo bakaba kontrola iyo nzira. Icyo gihe rero bamaze kuvumbura Amerika, umuhanda w'ibicuruzwa warahindutse, noneho bijya muri Ocean Pacifique, biteza rero ubukene abayisilamu. Leta irajegajega, yaravuye abamongoli bayivanyeho, iragerageza kongera kwisana, ariko noneho mu buryo bw'ubukungu batakaje ubukungu na kontrol y'ubukungu bari bafite muri iyo nzira ijya muri Aziya, byimukira muri Pasifika. Noneho abasilamu batindahaye bya feblisa ubutegetsi, bya feblisa ubumenyi, n'ingaruka zose nk'uko zumvikana. Aho nagira ngo nsobanure ikibazo kindi cyitwa ikibazo cy'amadini, ikibazo cy'imijyi, fenomene y'imijyi n'amadini. Nkuko nabivuze mu nyandiko yanjye y'inkomoko y'ubukristo, nerekanye ko ubukristo buvuka mu mijyi ine ikomeye, ariyo Yerusalemu, Antiokia muri Turkiya y'ubu, Alexandria mu Misiri na Rome mu Butaliyani. Ubusilamu nabwo buvuka mu mijyi 6 ikomeye, ariyo Maka na Madina muri Hijazi, Damas na Yerusalemu mu karere ka donc bita mu ntara ya Mesopotamia y'amajyaruguru Assyrian, na Basra na Kufa muri Babiloni y'epfo, muri Mesopotamia y'epfo muri Babiloni. Kuki nibanda ku kibazo cy'imijyi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo mijyi ifungura imiryango ya civilisation ziturutse ahandi zitandukanye, donc kandi ziza kugira influence mu nyubakire ya teologiya ya Kisilamu. Hijazi izana umurage cyangwa icyo twakwita heritage y'imico y'Abarabu ba mbere ya Qur'ani izwi mu byiswe Jahiliya. Damas na Yerusalemu bizana umurage cyangwa heritage ya civilisation y'ubukristo na filozofiya n'amateka asiriyene ya Mesopotamia y'amajyaruguru. Naho Basra na Kufa bigafungurira amarembo ya civilisation ya Mesopotamia y'epfo muri Babiloni n'Abaperisi. Teologiya rero kubakwa ishingiye kuri urwo ruvange rw'izo civilisation, kuko ntaho yabicikira.
ibi nyine nibyo bita la empreinte semiotique, ni ukuvuga ngo mbese mu kinyarwanda twabyita kuvuga ngo nta yimanye na kabara. Idini risa nk'amazi agenda afata irangi ryaho ryahanyuze cyangwa ibara ryahanyuze. Ariko ikindi gikomeye icyo twita iyi fenomene y'imijyi n'amadini, ni uko havuka icyo twakwita urwobo hagati y'idini y'abanyamujyi n'idini y'abanyacyaro, batagera kuri iyo mitekerereze yo mu mujyi. Ni nako bimeze uyu munsi, aho ururimi cyangwa rangaje y'abashakashatsi ba universite itagera kuri rubanda rukomora inyigisho mu misigiti. Uyu munsi hari rangaje uvuga naho ujya ubona ku rubuga rangaje universitaire ugasanga ni ikibazo gikomeye, kubera ko hari iyo clivage iri hagati y'abantu nyine bajya bafata inyigisho mu musigiti nk'amawayiza na discours ivugwa n'abashakashatsi. Ni ibintu bibiri bitandukanye. N'ibindi niko bimeze, niyo clivage ibaho iturutse ku banyamujyi n'abanyacyaro. Tugarutse mu rugero rw'Isilamu uko mbivuze, hagiye aho nyine ibyo abasosiyologe bita cyangwa icyo kintu cy'imijyi n'icyaro biteza abasosiyologe bita icyo bita la puissance, la dialectique des puissances et des résidus. Nta mu kinyarwanda ntabwo, ariko ni ikigaragaza ngo hari imbaraga nizo zihanganye nazo, n'imbaraga zihanganye nazo. Imbaraga rero za mbere ni leta. Umuryango muzi ko leta ibaho isimbuye imiryango. Imbaraga ya kabiri ni ukwandika bisimbuye kutandika. Imbaraga ya gatatu ni umuco wa gihanga usimbuye umuco wa rubanda. Imbaraga ya kane ni icyo bita orthodoxie y'amadini isimbuye amadini menshi ya gakondo. Izo mbaraga rero zirahangana, ntizijya zirekurana. Iteka ziba zishaka kurwanya izindi, ziba zigenda zirwanya izindi. Iyo rero abasilamu bamaze gutakaza ya leta ivuyeho, ba banyamujyi bandika barabuze, bwa bukungu burashize ntibagifite ikibashyigikira, bwa busilamu bwa rw'abanyamujyi bwimukira ubusilamu bw'abanyacyaro. Abanyacyaro no barongera bagafata ingufu bakarusha imbaraga bwa busilamu bwo mu mujyi, kuko nta bukiriho, kubera ko imijyi yashenywe, utuzu twashenywe. Kubera ko nibutse ko icyo ntarivuze aho ngaho ni uko iyo tuvuga ngo abantu barize ngo hadisi n'izi, tujye twumva ko ibivugwa muri kadere yo kwandika birebana n'abanyamujyi, nta munyacyaro urimo. Kuki? Kuko abantu ba mbere bagira amahirwe yo kwiga ari abantu begereye ingoma. Ari nayo mpamvu habaho iteka ubufatanye hagati y'abantu bo twakwita abanyakazu n'ubutegetsi. Ni nk'abana babo, ni abana b'ingoma. Abana b'ingoma bakorera ingoma ibibategeka, nabo bakayikorera mu kuyamamaza. Ibyo rero iyo tugeze aho ngaho, iyo ubwo izo mbaraga za leta zicitse, babanyakazu tugasenyuka, ubusilamu busubira inyuma bukajya muri ya madini ya gakondo, atandika, atavuga, atandika, avuga gusa, adatekera, donc adakoresha la culture savante yandi conceptualiza, ahubwo akoresha noneho hakaza idini populaire. Iyi ngiyi yindi tugasubira muri ya fenomene ya mbere ya madini atagira theology. Ni ukuvuga ngo ibintu birakoreshwa mu marangamutima, ibintu bakoresha mu migenzo, tujya mu idini y'imigenzo. Noneho bavuga iki? Niho haza bya biri nyine tubona bya za feye, bya za rukiya, byaba majini, bya ibintu nk'ibyo ngibyo, by'abamarabu. Noneho bagafata umwanya ikaba ari idini ya rubanda. Ibyo rero bitangirana aho abasilamu bacikiye intege, noneho akaba ariyo dini yamamazwa, idini y'imigenzo n'imihango idafite imitekerereze na analize yo mu rwego rwa gihanga. Ngira ngo rero ntawatinya kuvuga ko twebwe abariho uyu munsi twarazwe, twashyikiriye iyo dini itakigira teolojiya, iyo dini y'imihango gusa. Iyo dini y'imihango niyo twarazwe, niyo tugenderaho uyu munsi. Ya yindi yaciye
muri madrasa yo gusoma Qur'ani yo ngira ngo nibyo mubona byinshi. Aho rero havuka iki? Donc turi mu idini ya symbolisation, ngo ngarutse kuri mpuzarizo kuri ya uko nasobanura bya symbolisation. Tuvuye mu idini intelligible y'abahanga tugiye mu idini ya symbolisation, imihango, imigenzo, kuririmba, gusubiramo etc. Nahava nyine inyisho z'uko ijambo niri nurivuga inshuro zinizi uzabona iki n'iki, nusara inshuro zinizi uzabona ibi n'ibi, nufunga igifungo cyose kwa Ramazani, imihango nyine imigenzo kwa Ramazani uzabona ibi n'ibi, nujya makoze nguruka uzavayo uruhinja. Ibyo ni ibintu byo kwamamaza imihango n'imigenzo bitandukanye no kugira idini intelligible rishyira ibintu ku murongo. Ngibyo rero byaje biva icyo gihe mu kinyejana cya 15 16 biza gushimanyirwa, noneho byaje gufata intera aho n'uwitwa Muhammad ibn Wahhab azanye Wahhabi nyine nkuko byitwa uyu munsi mu 1792 nibwo yapfuye afatanije na Muhammad Saud ibn Saud bari najidi bashinga leta ya Saudiya, nayo yaje kugira amahirwe ejo bundi ivumburwa rya peteroli, noneho bagira imbaraga zo kwamamaza imitekerereze yabo. Yavugaga ko kugira ngo bumve idini ariko bagomba gusubira ku bakurambere babo. Ariko igikomeye kiri ahangaha abantu baguye kumenya nuko hano biri no muri gahunda yo kwipakurura leta y'Abaturuki. Muzi ko icyo gihe muri iyo periode abitwaga ko bayobora idini ari Abaturuki. Iki gihe intara ziyagendaga zigenga nazo zigenda zicikaho, ndetse n'abazungu bamaze kugenda bayataka. Muri Arabie Saoudite nabo bitwaje d'abord symbole ya Maka na Madina, noneho batandukana bahimba idini yabo ibagarura ku bakurambere babo b'Abarabu. Nkuko nabivuze nyine biza gushyigikirwa na peteroli, noneho barabyamamaza babyigisha abanyeshuri bacu bagiyeyo ngira ngo abantu bose bazi ko utagiye kwiga i Madina ntago biba ntirirema. Ibi rero mvuze ni ibijyanye n'urwego rw'amateka yaranze imyubakire ya teolojiya. Nyamara dushobora no kujya mu gice cya tekinike, nuko tekinike uko byagendaga bikaduha indi nayo ni dimension yo kumva iyubakwa rya teolojiya. Turebe rero ibijyanye na tekinike. Icya mbere, ubutumwa bwa Qur'ani bwari amagambo atanditse avugwa abwirwa abari aho agamije gukemura ibibazo pratique by'ubuzima bwabo, cyo bita tradition vivante, ikoresha imvugo y'ibara nkuru la narration mu migani nkuko nabivuze muri audio kuri mite. Nyamara mu gihe cy'ikusanya inyigisho cyitwa teolojiya babishyira bashingiye ku gitabo. Donc icyari kiri amagambo avugwa cyaje guhinduka igitabo cyanditse, none abaricyo baheraho bakora ikusanya cyangwa se bitwita teolojiya justement. Babikora bashingiye ku gitabo aho gushingira ku magambo avugwa. Ibi ngibi wenda hari umwongereza wanditse igitabo cyitwa Entre l'oral et l'écrit, pouvoir et savoir de l'écrit de Jacques Godin, washaka kireba. Ingaruka ya mbere nuko ibyanditse bikoresha interpretation. Iyo muri tradition ari umuntu akubwira ijambo hari imbere yawe, icyo tumvise uramusubiza context mwamuyumva kimwe, icyo ashatse kuvuga mu cyumva kimwe, tandise cyamaze kugenda bikaba byagiye mu gitabo, umuntu asigaza interpretation y'icyo umuntu ashaka kuvuga. Iyo niyo ngorane ya mbere. Noneho rero ikindi bitanga nibyo biha imbaraga abitwa bamenyi, bo bavuga ko bashobora kwinterpreta rubanda yindi kabita bibasha. Noneho hazaho ifatanya ry'ubutegetsi bwa politike n'ubwo abanyedini bainterpreta, bavugisha ijambo mu nyungu z'ubutegetsi bwombi ari bubiri, iyo tandemu ya leta na politike. Noneho rubanda igahabwa gukurikira nta na kimwe yongeyeho mu cyo bita nyine samina wapana, kumva no kumvira. Ni ihame ryo gukandamiza rubanda, kumva no kumvira ntacyo bajije. Icya kabiri, indi ngorane ya kabiri nyine y'imyubakire teolojiya, byaje muri langage mythique binyuze muri imaginaire. Bano bavuga ko ubutumwa buza muri imaginaire, mu mashusho, muri representation, noneho bikanyuzwa muri rezo n'amaconcept cyangwa amadefinition nyine abstraite generale ashingiye kuri filozofi y'Abagiriki.
donc ibyari biri muri imaginaire bifite byumvikana nka representation nka za image, noneho byinjira muri conceptualisation ishingiye kuri nyine kuri kategori za filosofi y'abagereki. Ibyari muri imaginaire bigasobanurwa bikigishwa muri rezo. Icya gatatu ni ubutumwa bwahishuwe buvuga ku buzima bushingiye ku kibaye mu bantu, donc ibyo bitasaba bunuzul cyangwa se impamvu zihishurwa, nyamara iyamamazwa rya teolojiya ryo rigashingira kuri za teori rusange zititaye na gato ku mibereho y'abahishurira ubutumwa. Donc ubutumwa buri déconnecté de toute réalité humaine du groupe nyine yakiriye ubutumwa dans un processus yo kubishaka kubigira nyine universel, processus ya universalisation du message, ku buryo déconnecté de la réalité, ari gashaka kubigira mu buryo general iri muri processus yo kubigira universel, nkaho ubuzima nyine comme si la théorie ishaka twumvisha ko ubuzima bugendera ku murongo linéaire, umurongo ugororotse ufite coherence, mu gihe twese tuzi ko ubuzima n'uko abantu ubuzima nta sansi bugira, ubuzima burahindagurika. Iryo hindagurika niryo Qur'an ikoreramo, teoloji igakorera kuri murongo ugororotse. Sinzi niba byumvikana aho ngaho. Revelation, ubutumwa buza bushingiye ku mihindagurikire y'ibihe, uko bisa ku mwana n'ijoro si kimwe. Teoloji kaza ibifite ku murongo linéaire ugororotse, nkaho ubuzima bufite coherence. Inyumva numva narabisobanuye ku gihe cya nsobanura ikibazo ibyo bita nyine Nasi wa Mansur, bishingira jitoma kuri icyo kibazo cyo gushaka guhuza ibidahura. Kugira ngo rombashe gusobanura ibi mvuga ndakambaho ingero ziri muri Qur'an, ndakoresha Qur'an kugira ngo nta ingero mu buzima busanzwe. Icyambere dufate urugero natanze rwa mbere, urugero rwa Surat Lahab ivuga inkuru ya Rahab ko hamagaye mutume akamujyana akamwandagaza imbere y'abantu, hanyuma Imana ikamanura Surat Lahab ishingiye ku gikorwa kibaye abantu bose bagira abantu bose babireba. Revelation itari yaba revelation iza kuri icyo gikorwa, bishatse kuvuga ngo Imana ikoresheje evenoma y'abantu itangaho le sens ikibaye. Donc ibikorwa bibaye amagambo n'ay'abantu, mais le sens ikibaye icyo nicyo bita nyine revelation nicyo ngicyo. Donc icya kabiri ufate sura ikintu cyabereye Hudaybiya, ngira ukigaragara mu sura 188 ku ya 18, Imana yavuze kuri evenoma y'abantu, abantu bakoze igikorwa gishingiye ku muco wabo. Kuko ubusanzwe ijambo baya bwari uburyo bwakoreshwaga mu muco mu kwemeza amasezerano y'ubugure nka fagitire y'uyu munsi. Hanyuma Imana ibivugaho, Imana ivuga igikorwa bakoze cy'abantu bikoreye, Imana izana ihishurwa kuko igikorwa cyakiriwe ni c'est le sens ikibaye, me ibikora mu gikorwa cy'abantu. Utwa Rashid Menzeri n'uvuga ngo ijambo ry'Imana ntirishoboka hanze y'ijambo rya muntu. Nicyo nje bishatse kuvuga. Urugero rwa gatatu nicyo bita kisasi, nyina ngo muzi ijambo ryitwa kisasi, cyo bita guhora, ijisho ku jisho, ryinyo ku ryinyo, wishe yicwe, ibintu nk'ibyo n'ibyo bisanga muri Qur'an, ngira ngo mu isura 11 ayija 129. Iki kibazo cyari mu muco ushingiye ku miterere y'ubuzima bw'amoko, la structure sociale à base tribale cyangwa clanique, aho cyari gishinzwe kuringaniza abantu, imiryango yabeshwagaho no kwirengera. Bityo hakwicwa umuntu mu muryango bakica undi wo mu wabishe kugira ngo hagumeho ikiribure y'imbaraga zo kwirengera. Mu gihe Ubusilamu buvanyeho structure sociale zishingiye ku miryango, hakubakwa imbaga y'abemera, ya ikiribure ntibigikenewe kuko hariho ubuyobozi central burengera abantu bose budashingiye ku miryango. Nyamara ntibibujije ko mu gihe hariho leta centrale umuntu ashobora kwica undi. Icyo gihe rero leta ihana uwakoze icyaha cyo kwica umuntu itagifite umugambi wo gukora kiriburaje y'imbaraga, ahubwo ishaka guca ingeso mbi yo kwica. Teolojiya yize nyine ifata iryo hame ikarifata nk'ihame rusange rikora mu gihe cyose, ikabidekonekita kuri context byaturutseho n'impamvu biteye, ikabizana nk'ihame rihoraho mu bihe byose, no mu gihe hari des structures za leta centrale zireba zishinzwe kurinda umutekano wa bene gihugu. Urugero rwa nyuma natanga ni ikibazo cyo gushaka abagore bane mu Kisilamu, abagore bane mu Kisilamu, abantu bakabyita ko ari sunna, bakabyita ndetse ko mwere no bavuga ko ari uburenganzira Imana y'abantu cyangwa ari limite yo kubyita itegeko.
iki ni ikibazo cy'imico, nibyo bita imico y'abantu mu bijyanye no gushakana, ibintu anthropologique. Kuki? Kubera ko umugore muri sosiyete zose, sosiyete traditionnelle za kera, umugore ntabwo yari ashinzwe kubyara. Akamaro k'umugore si ukubyara gusa, ahubwo akamaro k'umugore kari gashinzwe no kunga imiryango. Yarajuwaga role politique yo guhuza imiryango, yo guhuza les clans cyangwa les tribus. Noneho ibi tubisanga bashaka yasanga igitabo cyitwa Au fondement de société cy'umuprofesseur yitwa muri secondaire, icyitwa mariage arabe. Ndavuga mariage arabe ya mbere, kandi kuri byo tuzo gusanga bizokomeza nyine na nyuma y'ahangaha. Mariage arabe, umuntu yashingiye abantu wa mbere yarongoraga yari ku muryango wa se. Ngira ngo murabizi mwese, urugero rufatika runakomeye ni uko Ali yarongoye umukobwa wa Muhammad, nuko ari uwo kwa se wabo. Donc umugore wa mbere aba mu muryango wa se, umugore wa kabiri akaba mu muryango wo kwa nyina, umugore wa gatatu akaba mu muryango w'ikra y'inshuti, uwaga akaba mu muryango wa kure. Byose bigamije iki? Bigamije gushaka amaboko yo gusuda imiryango. Ni strategie y'abagabo, ni strategie ya societe yo kwirengera, ntaho bihuriye n'Imana. Hari umuvandimwe w'umunyedini wanguye ko ngo ari yashingiye Fatima kubera ngo itegeko ry'Imana cyangwa inama z'Imana. Uribaza kuzana Imana mu mirongorane y'abashakanye, ntabwo kutagira dimension anthropologique yo kumva, yo kwiga ibintu. Hako nyine teoloji nuko itubwira, abanyamadini nuko batubwira ngo Imana, ibintu byose bizamo Imana. Warwaye usitaye n'Imana imusitaje, watsikiye n'Imana imutsikije, ugonganye n'Imana imuti. Donc icyo cyo kuzana Imana mu bintu ni tradition yo mu gihe cya mbere ya revelation y'amadini revere. Ni usanga no muri Bibiliya abantu bakicara Imana ikamanura ibyo ni ibintu biri muri ko abantu bakoreshaga Imana mu madini ya kera. Ibiro ntaho bihuriye n'ukuri kw'Imana ni byabaye aho. Rero nyine ibyo byose ni nuko teoloji yubakwa, nta hariho filozofi gusa, nta anthropologie yabagaho, nta ethnography yabagaho, nta ethnologie yabagaho, nta semiotique yabagaho. Byose mbese science, byo bitare science dolome de la société ntabwo zari zizwi zibasha gusesengura ibintu mu bintu nk'ibi ngibi. Ari nabyo bivanaho uko nabivuze mu kibazo cya mythe, la réhabilitation ya mythe, yo kugira ngo niko ari ibintu bisobanura ukuri ko abantu. Byose nyine biteranye bizana itandukaniro no guhaba nyine kwasanga teoloji itandukanye na realite yo mu bantu. Hagati ubutumwa nyine n'igihe cy'amamoza. None hakwiyongeraho ubushake n'ubw'ubutegetsi n'abanyedini bwo kwiyubaka aho kubaka ubutumwa, ibintu bikagera iwandabaga. Mu kurangiza rero nk'uko Professeur Suleiman Bashir yavuze, Ubusilamu ntabwo busanzwe busabwa kongera gusubira ku bihe byabwo byiza byo muri periode imwe âge d'or, aho Ubusilamu bwakoreshaga filozofiya nk'igikoresho cy'ubuhanga, aho ariko bakongeramo noneho n'ubumenyi bushya bwo nemaze kunyabwa muri modernité intellectuelle, anthropologie, linguistique na histoire critique, ariko bakagira n'ubutwari bwo kwiha intera critique, kwivanaho kwihwanya n'ubutumwa cyangwa kwihwanya bakiha intera bakakugira ngo uko basuzuma neza. Ntanga urugero, ufashe indorerwamo ukayishyira mu gahanga ntabwo wakwireba, kugira ngo wirebe bisaba kuyigiza hirya, none ukabona kwireba nawe ubwawe. Kwiha intera rero kugira ngo ubone uko wireba nawe urebe n'iyo ndorerwamo yawe ariyo y'ubutumwa. Ariko nyine tukigerageza kwitandukanya n'iyo minyururu byagizwe ku maherere nyine ndakorwa, byagize ibintu bitagatifu bitari na ngombwa. Ntacyo bitwara ubutumwa, ahubwo bituma tubasha kubwumva kurushaho, cyane ko nyine dufite noneho n'ibikoresho bihagije n'ubumenyi bwa modernité nyine tubasha kubashisha kumva ibyo bintu, kugira ngo rero Korani nyine igire umumaro mu buzima bwa muntu, maze ishinge umuco ni tradition vivante. Ugomba kumusanga aho ari muri realite ye, aho ari ku gihe cye, igasubiza ibibazo yibaza, aho gukeka ko ibibazo bye by'uyu munsi bisubizwa n'ibisubizo byo mu gihe cy'abandi mu isi ihindagurika buri munsi. Ubutumwa bwinjizwa mu buzima bw'abantu mu bihe binyuranye. Ngiyo caractère nyine universelle y'ubutumwa, nuko kubasha kwinjira mu buzima bwa buri munsi, kubasha kudufasha kureba ubuzima, tugashaka ibisubizo dufite uyu munsi, aho kwibaza ko ibisubizo byahawe ibibazo abandi bafite twe tudafite, ari byo bishobora kuduhuza no kutwegeranya n'Imana.
byaba ari mu buryo bw'amateka cyangwa byaba mu buryo tekinike. Ushaka kwiga neza iby'idini uyu munsi agomba gutuma nyine Korani nk'ijambo ryagenewe umuntu ribasha kumubwira rikamusanga muri realite ye, aho kwibwira ko wagira icyo uyivanamo uyumvishe nyine realite itari yawe. Uko niko ubutumwa buba vivante, twabasha kugirana nabwo umushyikirano, cyo bita interaction, kuko busubiza ibibazo twibaza none uyu munsi aho turi, cyo bita articulation y'ijambo ry'Imana muri leta yacu. Bitaba ibyo twabura kubutesha agaciro. Ngayo muri make rero icyo navuga kuri teolojiya, nubwo ari make ibyo kuvuga ni byinshi. Hari inyandiko washaka nyine ukunze gusoma kandi bakamenya nyine inyandiko ziri scientifique. Nabarangira inyandiko y'umuntu witwa Ghalib Ben Sheikh yitwa Pour une refondation de la pensée théologique islamique, yasohotse mu gitangazamakuru cyitwa Confluence Méditerranée nimero 95 muri 2005. Nkaba rero mbashimiye, mbifuriza amahoro y'Imana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.